ebitubwira ko umuntu yakiriye ubwami bw'Imana n'urumuratanga kandi wakitera hejuru wakitera hasi wakiga amashuri wabyarwa nabande niba nta muco wakiriye kuva ku muco nta muco tanga. Yesu ati ninjye muco w'isi. Arabagenda bakitera hejuru bakidunda bakanura bakavugishwa. Uratanga iki wakiriye? Ikibanza wakiriye no mara kwakira utanga urendorerwamo. Abantu bakwiriye kukubona mu Yesu, bareba bakavuga ngo uyu muntu ari mu Yesu nyamara. Na Yesu wangu Asifiwe, asifiwe, milele daima. Nimetosheka. Na Yesu wangu asifiwe, milele daima. Nimetosheka. Na Yesu wangu asifiwe, milele daima. nimetosheka kwa gia. Na Yesu Asifiwe, milele daima. Nimetosheka na Yesu wangu. asifiwe, Milele daima. Nimetosheka na Yesu wangu. Asifiwe, milele daima. Nimetosheka. nimetosheka. Na Yesu wangu Asifiwe, asifiwe, milele daima. nimetosheka. Nimetosheka. Na Yesu wangu asifiwe, milele daima. Nimetosheka. Nimetosheka. Na Yesu wangu asifiwe, milele daima. Nimetosheka na Yesu wangu. Asifiwe, milele daima. Nimetosheka na Yesu wangu. Asifiwe, milele daima. Nimetosheka. Nimetosheka. Na Yesu wangu Asifiwe. asifiwe, milele daima. Nimetosheka twese twagiye. Nimetosheka. Yesu wangu. Na Yesu wangu Asifiwe twagiye. asifiwe, milele daima. Asifiwe. Asifiwe, 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 milele daima. Asifiwe. Asifiwe, 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 milele daima. Asifiwe twagiye. Asifiwe, 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 milele daima. Asifiwe, 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 milele daima. Asifiwe twagiye. Asifiwe, 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 milele daima. Asifiwe, 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 milele daima. Asifiwe, 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 milele daima. Asifiwe, 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 milele daima. asifiwe, 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 milele daima. amen, amen, Hallelujah. amen, Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Reke bw'Imana usenge. Ariko mbere yuko dusenga ndaza kuhamagara Reverend Jean Pierre atusomere Zaburi ya 93. Muzi ko
tumaranye iminsi simevuga ngo ubwami bwawe buze, kandi message nahawe uyu munsi ni subtheme evuga ngo ibimenyetso bigaragaza ko wakiriye ubwami bw'Imana. Reka rero iyo zaburi ijyanye n'ubwami bw'Imana Rev Jean Pierre abanza yitsomere. Zaburi ya 93 iragira iti Uwiteka ari ku ngoma yambaye icyubahiro, Uwiteka arambaye yikenyeje imbaraga, kandi isi irakomeye ntibasha kunyeganyega. Intebe yawe yakomeye uhereye kera, wowe uhoraho wahereye kera kose. Uwiteka, inzuzi ziteye hejuru, inzuzi ziteye hejuru amajwi yazo, inzuzi zitera hejuru guhorera kwazo, amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja. Uwiteka ari hejuru abirusha imbaraga. Ibyo wahamije nibyo kwiringirwa cyane, Uwiteka, kwera gukwiriye inzu yawe iteka ryose. Amen, amen. Mana y'urukundo, tugushimiye kuri umwami w'abami, kandi muri uyu munsi ukaba utuzanye imbere yawe kugira ngo twumve iby'ingoma yawe. Mana yacu, soko tuyobewe ko uri umwami, soko tutabisoma, soko tutabibwirwa, ariko kubyakira ngo tukwimike mu mitima yacu nicyo dukeneye. None muri uyu munsi utufashe utwohereza umwuka wawe wera, ufungure imitima yacu, utegure icyicaro, ushobore kuza wicaremo, wime mu buzima bwacu, kugira ngo ibyo dukora byose tukiri kuri iyi si igoye tubuyobemo nawe kandi tubushobozwe nawe. Iyo ugiye kuvuga ijambo ryawe ntacyo ndico, ariko nizeye umwuka wawe wera ko ari bunshoboze. Reka umwuka wawe wera unategura imitima y'abantu bose bari hano, kugira ngo ntibatahe nk'uko baje. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, ubwami bwawe bwaguke. Bisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Abo tutaziranye, nitwa Rev ARIHO Boaz, nkaba nshima Imana kandi mpora nshima Imana yangiriye neza ikampa agakiza. Ndi umusore w'imyaka 20, kabejo bundi mu kwa 9 nizihije 39, kandi ntacyo nicuza kuba narayimenye nkagendana nayo. Ibindi bisanzwe, ndi umukozi wa diocese, ndi umunyamabanga nshingwabikorwa. Nari mbakumbuye by'ukuri kwera ko nari maze ibyumweru 3 ndateranira haba mu Cyongereza cyangwa mu Kinyarwanda kubera izindi nshingano z'akazi. Kandi mboneho no gushima vika wacu wateguye akampa kuvuga ubutumwa mu Cyongereza no mu Kinyarwanda, kubera ko n'ubundi ngiye kumara ibindi byumweru 2 ndi mu rugendo rw'akazi. Ndashima Imana rero. Nkiza bambwiye ngo rero turaza kuvuga kuri simu tumazeho iminsi evuga ngo ubwami bwawe buze. Iyi simu eva mu isengesho rya data wa twese koko turisanga muri Matayo ibice 6. Uyu ni umurongo waho wa 10 uvuga ngo ubwami bwawe buze, ibyo kunda bikorwe mu isi kuko bikorwa mu ijuru. Bisobanura ngo ubwami bw'Imana butaraza ntabwo bikorwa mu ijuru byashoboka, ntabwo twashobora kubikora ku isi. Impamvu rero iriya zaburi twayitinzeho, hari uwakumva tuhamagara ngo ubwami bw'Imana buze akibwira ko butahozeho. Imana iri ku ngoma yahozeho, nta n'ikizayivanaho. Imana iri ku ngoma yahozeho, nta n'ikizayivanaho. Ariko
Imana yarese ko natwe kugira ngo ubwami bwayo bushoboke ku isi mu mitima yacu, isi egere ku kigero cy'ijuru, kugira ngo isi ishobore kugera ku kigero cy'ijuru, no ko imitima y'abari ku isi yose yaba imaze kwimika Imana. Icyo rero nicyo gituma isi itaba nk'ijuru, kubera ko ntabwo byashoboka ko abari ku isi bose bimika Imana. Ni nayo mpamvu Yesu yaje mu gihe cye akora ibyo yagombaga gukora, atupfira ku musaraba, atubwira ngo umwizera wese. Ariko imyaka ibihumbi irashize, ubutumwa buvugwa, n'uyu munsi buraza kuvugwa, ariko kwimika Imana byaragora mu mitima y'abantu bamwe na bamwe. Ni nayo mpamvu tuvuga ngo ubwami bwawe buze, tuhora tubuhamagara. Benshi bakabivuga nk'ijambo basomye, ariko tuba tubuhamagara kugira ngo buze muri twe. Cya cyubahiro cyayo cyo mu ijuru ikizane mu mitima yacu. Kuhamagara ubwami bw'Imana hari icyo bitubwira. Uba wemera ko Imana iri ku ngoma, kandi uba ugaragaza ko yifuza. Wabanje kwemera ko iri ku ngoma, uri kuyifuza mu mutima wawe, uri kuvuga ngo ubwami bwawe buze. Kandi ufite icyizere ngo ubwami bw'Imana nibuza muri we, hari biri buhinduke. Hano iyi zaburi iravuga ngo Uwiteka ari ku ngoma, yambaye icyubahiro. Uwiteka arambaye, yikenyeje imbaraga, kandi isi irakomeye, ntibasha kunyeganya. Niwe uyifite mu maboko yayo. Wasomeye imirongo ikubwira ngo nubwo inzuzi zagira amazi akahorera akagira iki, ibiri ku isi bikadutera ubwoba bikatunyeganyeza, Imana irakomeye, yicaye ku ngoma yayo. Ariko kubera ko ndaza gutinda ku gice cya kabiri twasomewe, imirongo isoza cyane cyane umurongo wa 5 uravuga ngo ebyo wihamije nibyo kwiringirwa cyane. Uwiteka kwera gukwiriye inzu yawe iteka rwose. Kubera ko kwera kwe gukwiriye inzu ye iteka rwose, niyo mpamvu tuhora tuyihamagara. Umunsi Imana yimuse mu mutima wawe iminota 2 cyangwa 3, cyane cyane abayimenye, cyangwa ikakuhisha mu maso hayo, ibyo uri mu byose uko byaba bingana, uko waba umeze, uri umukene cyangwa uri umukire, birakucyanga. Ni nayo mpamvu tushaka ko kwera kwayo kugira ngo ukuhore mu nzu yayiteka rwose. Ariko iyi zaburi ya Dawidi nibavuga inzu y'Uwiteka tubyumva gute? Ukwera kwayo kugume kuri urusengero, turusiga amarangi y'umweru n'ibindi byose tuyatake. Araho nageze ejo bundi mu Budage nsanga urusengero rwose rutase zahabu, ariko nta n'umuntu urukandagiramo, kubera inzu nyazo ariyo mitima y'abantu. Imana yari imusesiyikirimo, Imana yari imusesiyikirimo. Tuhamagara ubwami bw'Imana mu mitima yacu. Sabusimu rero ngewe nahawe ibimenyetso bigaragaza ko wakiriye ubwami bw'Imana ni ibihe. Ngubu wakubaza ibimenyetso ushobora kubitondeka iminota 2 cyangwa 3 ukabirangiza. Ariko nshaka ngo tusome iki gice cya kabiri twasomewe, Matayo ibice 5, tuhere ku murongo waho wa 16 tugeze ku wa 16. Jean Pierre mfasho hansomere Matayo 5:16 kugeza 16.
niba utarahagera reka nisomere. Muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzarwosha n'iki? Ntacyo uba ukimaze kiretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubaswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Nta bakongeza itabaza ngo bayitwikirize intongo, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo, rikamurikira abari mu nzu bose. Abe ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze So wo mu ijuru. Abantu bakiriye ubwami bw'Imana bakimika Imana mu mitima yabo, baba umunyu w'isi, bakaba umucyo w'isi, bakamurikira abandi bari mu nzu. Rwa rumuri batanga ku bandi bantu bamara kurubona, bakasobanukirwa Imana iri muri ba bantu, yimye mu mitima y'aba bantu, bikaba byabaha kubigiraho no kwifuza kuba nkabo. Bamara kwifuza kuba nkabo, ivugabutumwa rikijyana, kubera ko imirimo, imbuto mwera zigaragaza ko hari icyo mufite mubarusha. Vuga ngo ubwami bw'Imana buze, soko ebifitiye ububasha kandi irabuhorana. Ariko icyo no gusenga tuvuga tuti bwa bwami bwawe bwaje mu mutima wawe, bwamara kuza mu mutima ukahinduka icyaremwe gishya, ukaba urumuri, ukaba umunyu. Wagera mu bintu birura bakabona byahinduye isura, wagera ahantu hari umwijima bakabona hari igihindutse, kubera hageze umuntu ufite ikintu kidasanzwe muri we. Kuba umunyu w'isi cyangwa kuba urumuri, kuba umucyo, hari aho tubikura, kubera ko mbere na mbere tubizi neza, ijambo ry'Imana rirabitubwira muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 12. Yesu aravuga ati, ninjye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. None se Yesu aratubwira ko ari we mucyo, yarangiza akabwira abamumenye ati namwe muri umucyo w'isi. None se tubaye imico ibiri, hari Yesu nk'umucyo, natwe tubaye umucyo. Umucyo ninde utari umucyo ninde? Ese turi umucyo ku kigero kimwe? Icyo ni ikibazo tukwiriye kwibaza. Abimisa Imana mu mitima yabo baba umucyo, kubera ko Imana iturema yaturemye mu ishusho yayo, ariko turi indorerwamo. Turi umucyo kubera ko rwa rumuri, wa mucyo va ku Mana, mu gihe wakubise ku ndorerwamo ari twe bamumenye, umurikira abandi. Icyo ndakisubiramo. Wa mucyo uvuye ku Mana, bwa bwami bwe twakiriye tukashyira mu mitima yacu, mu gihe bwaje bukajya mu mitima yacu, busohokamo ari urumuri rumurikira abandi. Yesu ni umucyo, ati ninjye umucyo w'isi. Arangiza ati namwe muri umucyo w'isi. Hari ibyo tumukuraho tukakira tukatanga. Buryo indorerwamo wibeshe wagira ngo uyitanga urumuri. Indorerwamo nta rumuri itanga, ariko indorerwamo mu gihe yakiriye urumuri irarwohereza. Kandi ikishekeje, iyakiriye rukeya itanga rukeya, iyakiriye rwinshi itanga rwinshi.
yakiriye zeru itanga zeru. Ibikwiriye, ibigaragaza, ibitubwira ko umuntu yamenye Kristo, ibitubwira ko umuntu yakiriye ubwami bw'Imana n'urumuri atanga. Kandi wakitera hejuru, wakitera hasi, wakiga amashuri, wabyarwa n'abandi, niba nta muco wakiriye kuva ku muco, nta muco tanga. Yesu ati ninjye muco w'isi. Arabagenda bakitera hejuru, bakidunda, bakanura, bakavugisha. Uratanga iki wakiriye? Ikibanza wakiriye. Nomara kwakira utanga. Urindorerwamo. Abantu bakwiriye kukubona mu Yesu. Bareba bakavuga ngo uyu muntu ari mu Yesu nyamara. Ariko niba uri kuvoma ku mwijima, uri kwikamakama ngo utange urumuri warukurahe. Tuvoma ku mucyo, dukatanga umucyo. Tuhagaze nk'indorerwamo. Bakusoma miki. Bakusoma miki. Dukunze kuvuga imirimo cyangwa se imbuto z'umwuka. Abantu bose aho twarahaborose tuzi ko mu Bagalatiya ibice 5 tukazitondeka turazivuga. Twazera gute tutafite aho tuzivoma? Twabishobozwa nani? Twabishobozwa nani? Uri umuntu wabyawe n'umugore n'umugabo ukavukira kuri isi y'ibibazo, waza okereza imbuto, urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka, kugwa neza no kwirinda, wabikura he? Ariko mu cyumuco waje wa wundi oturuse kuri Yesu ari we muco w'isi, waje akamurika. Ibi byose ni kopepesi, ibi byose yarabifite. Turabanza tubyakire bituruka kuri we, tubitanga. Ariko niba ntabyo twakiriye, si dufite cyo dutanga. Period. Niba ntabyo wakiriye, si ufite ibyo utanga. Niba wakiriye amahoro, niyo uzatanga gusa. Niba wakiriye urukundo, nibwo uzatanga gusa. Niba wakiriye kwirinda, nibyo uzatanga gusa. Niba warabyakiriye byose, uzabitanga byose. Niba wakiriye ubusa, uzatanga ubusa. Uzafata indorerwamo, uko kubitaho itoroshi cyangwa ukayishyira ku izuba, urumuri, imirasire iva mu ndorerwamo, sihaburaho n'umwe. Uko yinjiye mu ndorerwamo niko isohokamo. Uko ivuye ku itoroshi niko isohokamo. Niba ivuye ku itadoba niko isohokaho. Ntabwo wakeka ngo ibi byose imirimo y'umwuka we banzo yakire. Kuwumva ko ari y'umwuka wera, se uzayikuruta afite umwuka we. Abimisimana bakamushyira mu mutima wabo, bakamushyira ku ngoma. Soko nakubwiye, nituvuga ingoma y'Imana ntimuyitiranye nk'ingoma y'isi kuyobora. Bibaye ari ibyo byo ikiyirema yayiremye iriho rahizahorona n'ikizayivana. Ariko mu mutima wawe ufite, you have a role to play. Mu mutima wawe ufite icyo gomba gukora. Ufite icyo gomba gukora. Ufite icyo gomba gukora. Mwindorerwamo, twese turindorerwamo kimwe. Ikishekeze, twese turindorerwamo kimwe. Ariko ibyo tutanga biratandukanye, because biterwa n'ibyo twakira. Nta muntu urutundi, twese turi kimwe imbere y'Imana. Turindorerwamo yaturemye mu shusho yayo. Ariko utanga iki? Wakiriye iki se kwanza? Wakiriye iki? Ufashe indorerwamo nubwo yabe ifite metero kare 5 kuri 5, ukayishyira mu cyumba cy'umwijima, nto cyane urumuri na nta rumuri yondorerwamo itanga. Indorerwamo iri mu mwijima nta rumuri itanga. Indorerwamo itanga umucyo, n'indorerwamo yakiriye umucyo.
indorerwamo iri mu mwijima ntuzayitegerezeho mucyo kubera si ufite ewuvoma ku mucyo ekabona kuwuta. Cyabe kidorerwamo kinini ekishekeje urakizi. Ekidorerwamo kinini kiri mu mwijima kirutwa n'akadorerwamo gato kakiriye umucyo. Kubera katoyo ko kawakiriye niko kawusohora. Cya kidorerwamo kito kiri mu mwijima wanakikandagira utazi ko kirimo kubera nawe ubwawe si ukibona. Ndorerwamo sibiterwa nuko tungana n'ibyo tutunze, biterwa n'umuco twaki niwo tuzata. Iyi mirimo rero y'umwuka wera, izi imbuto z'umwuka wera ni imbuto z'umucyo tukwiriye kubanza kwakira tukabona kubitanga. Ibyo tutakiriye si tubitanga. Ugantu mukazirika niba wakiriye urumuri rukeya uzatanga rukeya, niba wakiriye zero uratanga zero. Muri ibi twasomye zimbuto z'umwuka wera izo wakiriye nizo utanga. Ariko nimvuga kwakira ntimuvuge ngo kuzakira kuva ku babyeyi ku bantu bagenzi bawe. Oya, package yuzuye tuyakira kuva ku Mana. Umuco wuzuye tuwakira kuva ku Mana. Wa muco w'isi ya Mana mu butatu wa mwuka wera twawakiriye, Imana tuba tumaze kuyimika mu mitima yacu ibiri ku ngoma. Ubwami bwayo buba bwamaze kuza muri twe kandi tuba tugeze mu gihe cyo gutanga umusaruro. Tuba tugeze mu gihe cyo kugira imbuto twera. Yesu akira abigisha be imigani. Hari umugani yabakiriye w'akabuto ka sinapi. Ababwira abakira undi mugani, ubwo turi muri Matayo 13:31-32. Abakira undi mugani ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'akabuto ka sinapi umuntu yenza kakabika mu murima we. Nako ni gato hanyuma y'imbuto zose, nyamara iyo kakuze kaba kanini kakaruta imboga zose, kakaba igiti, maze inyoni zo mu kirere zikaza zikarika ibyari mu mashami yawe. Mu Imana yamaze kwima mu mutima wawe, ubwami bw'ijuru buba buvuye mu ijuru buje mu mutima wawe. Ntangira nababwiye ngo twese twimisa Imana mu mitima yacu, ubwami bw'ijuru twabusogongera tukiri kuri iyi si. Kandi abayakiriye ibyo barabihamya. Hari igihe wumva ukumva uri mu mwuka, ukumva n'Imana ikutindiye ngo ugende, mu gihe uri mu mwuka wamaze gusenga, kubera urasobanukirwa ibyayo, uravugana nayo. Ibyisi byashaka za nzuzi zahorera amaji yaza akakuzenguruka, ukumva zibwira ko zigutera ubwoba, ahubwo ziri kukwibutsa ko ntacyo zirizo imbere y'Imana yawe wimise mu mutima wawe. Ngo inyoni zikaza zikarika mu mashami ya cya giti cyavuye ku kabuto gatoya, kakadorerwamo gato kakiriye urumuri kakarutanga pe, karukura ku izuba, kakucanirira akantu kangana gutyo kajya ngo uri kureba mu izuba riri mu ijuru. Kubera iki? Karukuye kuri source, kararufite, karukuye aho rukomoka. Inyoni zikarika mu giti mu mashami ya cya giti. Ese tubihuje na sabusimu bari bampaye ivuga ngo ibimenyetso bigaragaza ko wakiriye ubwami bw'Imana, za mbuto z'umwuka nk'uko tuzisomye, wera zingahe? Ikorere evaluation. Wera zingahe muri zo? Zose urazera?
ubwo nanjye ndi kwibaza aho mbona bitagenda neza, nanjye ndaza kwisuzuma kandi nsaba Imana nkomeze nyihamagare nti ubwami bwawe buze, ndacyabukeneye. Ese abakuruhukiraho nk'iki giti cyabaye